gushimira we mukunzi wa K&H Rwanda TV wahisemo neza kubana natwe nkuko mubizi tujya tuganiriza abana nkuko ari Rwanda rw'ejo. Turi kumwe n'abana ba hano La Fraîcheur hano ku Muhima. La Fraîcheur nkuko mubizi n'abana batwika byatana. Tujye gutangira rero tuganira nabo, mbabaza uko bitwara muri vacances, mbabaza gahunda bafite, mbabaza impano bafite. Twagiye reka dutangira hari bite bya amakuru ni meza. Witwa nde? Yannick ngo yemeze gute? Wowe witwa nde? Mugisha Prince. Wowe? Njyewe nitwa ari umuhanzi. Ari umuhanzi. Ajya mbwiye ko izina ryawe ririhera ry'ubuhanzi. Umuhanzi aya ni zero. Zero. Wowe ambwiye ko witwa? Njyewe nitwa Rani. Nako nitwa Manafu. Manafu? Manafu. Wowe? Nitwa Brian. Wowe? Nitwa Gisa. Aha. Wowe? Christian. Ariko kunda mukonje. Ko mukonje byahinze gute? Mu nkubitira akantu rero ko mukonje cyangwa mudakonje. Ahiye koko. Muratwika cyangwa ntago mutwika? Turatwika. Watwika utatwitse? Watwika. Oya ntago bibaho mugomba gutwika. Mukajya mwatwika sibyo? Yego. Okay, twagiye. Umuhanzi vipi? Sawa. Ndashaka ko nkubitira akaririmbo. Kashaka gakubita. Muramufasha? Ngakarimbo wenyine. Seni babala wala, mafuli babala wala, matiye babala wala, ati babala wala, sana itapa, natao ko, Mwirwana? natao ko, chacha, kana bigia ubuzi, kana bigia ubuzi, Okay, none reka babwire. Nizavuga kuririmba uzagirimba muzamumufasha. Sibyo? Kugira ngo nyene ikiganza kize kuryoha. Sibyo? Okay, twagiye kuri wowe. Nyawe witwa akantu kubitira nyine ushyushya abantu mbere yo kubitajya kuganira. Uretse turamujyaho nyuma. Kubita akantu. TV yo. Okay. Chumano kakachi. Chumano kakachi. Tizo. Never happy. Manuka dukorere hasi sibyo nibyo byiza. Bawo. Cyakoze mwatwika. Ahiye ko. Ndababona nyamara muratwika. No. Ndashaka kubaza bite byaho? Bite? Vuga cyane. Akubaza Yesu uramuzi? Ni iki kintu uzi kuri Yesu? yaradutabaye abagiye kumusaraba abaratwitangira
atumena amaraso arangiye abariho bamba ku musaraba. Mwamwumvise? Okay, twagiye kuri wowe. Wowe umuzi biki? Muzi kubera yuko twakoze ibyaha kumenyera amaraso. Arundi muzi? Iki? Imana yaratureze. Dore ibyo kurya. Dore ibyo kurya. Nanjye abona amafaranga. Ahora n'ibyo gucuruza. Yesu abadayimoni baramwica bafite n'ibyuma. Baramwica bari ahantu mu ishyamba. Noneho Yesu bamushyira ku musaraba baramuhamba. Baramuhambira ari kuva amaraso noneho Yesu batabamuhamba. Ibyo bintu ubihagazeho byabayeho abisomye wabikuye ariko muri Bibiliya yihe uzizi gusoma Bibiliya y'amasengesho hapi nabibona Bibiliya yihe kumbeshya koko barimo barakubeshya uratavuga ibyawe nabibonye ku matayo ayibonye ku matayo ase ubundi uriga mu wa kangahe mu wa mbere primaire oya hano hepfo ku Muhima kubera icyo utiga Data bahora abatangije wowe bajya babandika wiga iki niga ngo tuzamenye ubwenge nyine wiga ibiki yiga imibare twiga imibare n'ibintu tugiye byo kwandika barakuba kuri bakugeza ku 10 mu cyongereza mu cyongereza 1 2 3 mumufashe mwe 5 6 7 9 10 11 12 Come on, a big pussy, not a big pussy, come on, big pussy, not a big pussy. Kuki dupfukamura nani kubyumva wowe byumva gute Yabyumva kare corona ituma abantu bakura urana wowe bari guma mu rugo ajya wowe uvuze ko ari icyo dupfukamura corona kayidufukamura ngo batazandura bakadusa mu kato tukamara iminsi babafungiye nado abandi bari bafungiye bafatiye abantu batatu wowe uyu ntabwo yigenda baramutangiye ndaniga mu kabiri corona ni icyorezo cy'udufukamunwa oya rata kutekerana umwari hariya metero haye ko burahengereza bebet yezu murayizi mwe Ekagenda undi hadi nyuma yanjye bazana ibitoki none n'umubona isura nziza ukundana uhita icyuki ndagira ngo ushimire wamaze gukora subscribe kuri K&H Rwanda TV. Turasoje rero ikiganiro twagiranye n'abana, mwabonye ko ari abana bafite impano talent zitandukanye, ni Rwanda rw'ejo hazaza. Birakwiye rero kutujya dushaka abana nk'aba tukaganira nabo muri iyi minsi bari mu rugo kugira ngo badaheranwa n'irungu. Ndagushimira wowe banye natwe mushishikariza gukora subscribe. Yari umuhungu wanyu Rakwizo kuri K&H Rwanda TV. Thank you. Subscribe. Yeah man.